muraho mukomere cyane. Uyu nguyu ni ari nugarutse akaba yishimiye kongera kubana namwe. Niba uri mushyashya urakaza neza, niba utari mushyashya ikaze nanone. Ndagira ngo mbibutse yuko twifuza ko mukora subscribe, mugakora share, mukanakora comment below nyine, noneho kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5 cyangwa se 4 kuri 5 dukora once a week. But anyways, nkuko muri kubibona twagarutse twagarutse cyane, ariko warabibonye ko abantu bari kureba, abantu badukunda, warabibonye ko abantu bari gukora share, bakana likinga, bagatera comment, bakana subscribinga. Turabashimiye abantu rero mudukurikirana, turabashimiye cyane. Ngiye nk'ibisanzwe bose maze ko umusangwa abantu bashyashya, iyo expectation ikiganiro cya gatatu nkore hano. Nitwa Raymond. Ku bantu bashyashya muzagenda mutumenyera. Strong amakuru ni meza. Icyumweru cyagenze neza rwose, ntabwo mfite complaint. Urugendo rwagenze rute? Rwagenze neza cyane, naranezerwa. Yasanze icyumweru cyagenze neza urebye, ariko kubera klima yahindutse, turi mu gihe cy'ubukonje, tugripe tugenda tuzi iyo klima ihindutse, nabo murabizi. Niyo mpamvu muri ko yagize gutya nanjye ibitambaro mu mutwe ndi guprotectinga amatwi yanjye. Niko bimeze, turi mu gihe cy'ubukonje. Abantu rero tuba dufite abasirikare b'umubiri babaye abadaso cyangwa abakorodoveze. Kenshi amagripe ahita twataka, ariko ni igihe gitoya bigashira. Kunywa za rumari, indimu, amajinja, kugira ngo turebe ko twagarutse rero nanone. Urumva ko Strong yagize icyumweru cyiza, nanjye cyagenze neza urebye. Uyu munsi ni Friday, tugiye kwinjira muri weekend. Reka rero twinjire muri weekend tunaganiriza n'abantu bacu, abantu badukunda, abantu bakunda ibitekerezo byacu, kandi twizere ko turi kumwe nabo icyumweru cyabo cyagenze neza, kandi bari bugire na weekend nziza. Turakunze gushimira abantu bajya baduhamagara inbox bakadushimira, bakatubwira ati mwe ntago muzi ko hari abantu mujya muhindura ubuzima, ariko hari abantu muba mwafashije mu byo murimo kuvuga nyine. Ibyo bintu bitera imbaraga, kuko iyo ubona hari ibintu uri gukora hari impact bifite ku muryango, ku buzima bw'abantu muri rusange, community, bidutera imbaraga. Niyo mpamvu twongera tukavuga ngo dusubireyo turi coding ikindi kiganiro, mudutera imbaraga. Rero ibyo bintu turabashimiye. N'ubyo wumva ufite igitekerezo ushobora kucyandika muri comment, ushobora guca inbox ukatuvugisha, ukatubwira ati ubutaha muzavuge kuri iyi topic. Kandi tuba tubikora kuko nimwe bacu, muri abantu bacu umunsi ku munsi. Nta gitekerezo gito, nta gitekerezo kinini, nta gitekerezo kibi, nta gitekerezo cyiza. Mbese hano ni open space. Yego. So with that being said, kubera iki turi hano? Uyu munsi ni ibisanzwe, hano ni urubuga duhuriramo tukaganira ku byo tubona, ku bintu byahindura ubuzima bwacu muri rusange, especially urubyiruko, especially by'umwihariko urubyiruko. Ariko bitavuze ko n'abakuru rwose ni audience yacu, no tugomba kuba tubafite. Uyu munsi rero turi hano, twifuje ko twaganira ku bijyanye na relationship, ku bijyanye n'imibanire hagati y'abantu bakundana, cyangwa se n'abitegura kujya mu rukundo. Ese byatwara igihe kingana gute kugira ngo ukomfirime ko uwo muntu ari uwawe, ari we muzabana? Talking stage ifite kungana gute kugira ngo ufate umwanzuro uvuga ati this is the one, uyu nguyu niwe wanjye, uyu niwe wanjye? Mbere y'uko tugira iki gitekerezo, hari inkuru ziri kuzenguruka, babyita ku mihanda, reka tubivuge gutyo, ziri kuzenguruka ku social media. Abasaza bari kuzibona, abakecuru bari kuzibona, abasore, abato, n'udashaka kuyibona. Ahantu hose uri kugenda uri kuyasanga, aho uri kubona umuntu ari gusenya urugo mu gihe cy'imyaka, amezi 2-3, umwana asenya urugo mu gihe cy'amezi 3. Biratangaje cyane. Nimura ndi guseka, ntabwo bisekeje, nuko meze njye nseka mu bintu bidasekeje sometimes. Biratangaje pe. Ntabwo ndi guseka kubera ko bisekeje, birababaje cyane. Iyo umuntu nkatwe tukiri ingaragu, iyo tubonye umuntu akoze ubukwe hashira amezi 3
akandika statement avuga ati choosing the wrong, nahisemo nabi, twe tutarashaka. ati ntimuzi uko mbayeho, ati ndababaye nakoze amahitamo mabi, ukabona agiye ku rubuga rwe rwa Instagram arabyanditse, twe tutarashaka. tumanura hasi strong n'umuhungu ashaka kubwira yego ahita acika uzi buriya kuntu nisubiyeho. ibyo bintu rero, ese koko mu by'ukuri niki cyatuma ukomfirima ko umuntu ari uwawe? One, ese byatwara igihe kingana iki? Two, ese bisaba iki kugira ngo ukomfirime uwo muntu? Ni iki cyatuma, bisaba iki? Yego, bisaba iki, bitwara igihe kingana iki? Turaza gukoresha perspectives, turakoresha uburyo butandukanye, tureba mu buryo buri religion, turaburebaho, tureba mu buryo buri cognitive, bijyanye n'imitekerereze, uburyo umuntu abibona, turaza kuburebaho, turaza kureba mu buryo buri familiar, community, nabwo turaza kureba muri ubwo buryo turareba mu buryo bwa religion, tureba mu buryo umuntu ashobora gukoresha ubwenge bwe, tuze no kureba mu buryo bujyanye na family cyangwa se community abayemo. Ubwo si ibyo ra? Yes. Twatangira se bura dukoresha amakarita yacu cyangwa amakarita yacu nkunda ko urunyutse rero. Ni ngombwa turakoresha rimwe uyu munsi kubera ko ntabwo umuco twahisemo ntabwo dushaka kuhita tuwureka ase buriya nta kuntu, kuko nabonye hari n'umuntu wayambajije ku y'impuza yakeneye, bivuze ko hari icyo nyine ariko no kujya kuri Amazon nabahaye kuri Amazon. Ibintu twaragakoze uyu munsi ntabwo dukoresha abiri, turakoresha ikarita imwe yonyine. Agiye kurebamo ikarita imwe twari twasoma, then turebe uko bimeze. ariko sisitoro mu gihe ukiri kuyishaka wayibonye. Ikibazo kiravuga ngo what's something you're learning to like or just be more okay with? Ikintu kwiga gukunda cyangwa se kucyakira akaba okay with. Iki kibazo buri wese ucyumvise nawe natekereza ikintu n'ukumva uri kwiga gukunda, kandi niba kugikunda ukumva nyine waba okay with that, ukumva nyine nta kintu cyaba kigutwaye, ukumva ushaka kwiga kugikunda, ukumva ari iki igisubizo cyawe gitandukanye n'icyanjye na strong, igisubizo cye gitandukanye n'iki. Ngewe ikintu ndi kwiga gukunda muri iyi minsi, ngomba kwiga gukunda igisubizo nakiri icyo ari cyo cyose, cyaba cyiza no cyangwa yes, cause mu gihe ntafite icyo ndi buhindure kuri icyo gisubizo, I have to like it, kuko nta kintu ndi bugihindureho. Ni ntagikunda rero ni depression, ndaza kumva mpungabanye, kubera ko tangira wige gukunda kwakira ibisubizo cyaba yes or no, cause niba nta kintu ufite bugihindureho, ni uwo ni njyewe. No kuvuga ngo mfite igitekerezo ngikugejejeho, ntegereje igisubizo cyawe, ushobora kumbwira yego cyangwa oya. Ngomba gukunda byanze bikunze ndibwishakemo, ni cyiza ari yes I will celebrate it, ndakishimira ngi celebrating. Ni cyiza ari no ngikunde, kuko ni ntagikunda nta kintu biri buhindure. Okay, ikintu ndi kwiga to be okay with ni imiterere y'abantu naho se imyumvire yabo bitewe n'uko banyeretse. Mbese mu yandi magambo hari ukuntu umuntu ajya abona uko umuntu amwiyeretse, noneho ugashaka kumubona mu yindi sanse atakwiyeretsemo. For example, wenda Raymond anyeretse ko ari umuntu nyine wanga, nyine ukunda kurakara, mbese ufite engayishu nyine, noneho nyine ashaka kumuha mbese kumubona nk'umuntu okay it's just engayishu, ntabwo ariko ameze, wenda it's just happening right now, wenda mbese ntabwo ariko ateye. Nimba umuntu ariko anyeretse niko ngomba kumufata, mbese ibyo kugenekereza nshaka kubivamo. So I'm learning to be okay with imiterere y'abantu n'ukuntu nyine n'imyumvire yabo. I don't know if that makes sense. Birumvikana. No kwakira umuntu uko anyeretse, uko akwiyeretse ukamwakira, kuko nta kintu uri bubikoreho. Cyakoze ubonye hari icyo uri buhindure, uri bumugira inama, ushobora kuyimugira ariko ukamwakira uko ari.
ubwo turakoresha kimwe kudufite tubura nta kuri umuntu yakubaza kandi kabazo katari mu ikarita mbaza nta kibazo mbaza iyi strong wanyu mubabariza ikibazo muze kwandika muri comment ikibazo mushaka ubutaha nzamubaza uyu munsi ndamubaza icyanjye namwe muri comment namwe muzamubaza ikibazo cyanyu strong kuki utagira umukunzi yego basabi tugiye kuvuga kuri relationship strong uyu mubona ari single kuko ubwo kuzi ko abantu bajya bimbaza ntabacisha amayira none ndebera kwereka ndetse kubwira ko ndi single ubundi njye ndabizi so mbese nawe ugiye kunyemera uko nakwibwiye ugiye kunyakira uko cyane aha wagira ngo ujye witondera ibyo uvuga kuko amagambo yandike muri comment ikibazo mushaka ko nzamubaza ubutaha kubera ko ndi single kubera ko ndi single icyo kibazo ntabwo ndi kucyumva icyo kinyarwanda ntabwo ndi kucyumva kuko abasore turi benshi hanze aha ikinyarwanda ndi kumva atari ikirimi nsanzwe numva ubwo tugiye twibye reka musubirize ni uko igihe kitaragera thank you kuko ikiriya kirimi nange ntabwo mwacyumvishije I'm sure ntawe kibaho but anyways wakoze kunsubiza igihe ntikiragera right person ntabwo araza right time right person ntabwo nicyo njye ni uko mba mbyumva buri gihe nikigera se buriya Imana iracyari kugushakira umuntu iki cyo kuri YouTube rero umva business zawe zose ariko no problem turabanye nta kubatisha nta guca ku ruhande nuko barabyemeje twagarutse rero muri topic yacu y'uyu munsi topic y'umunsi wacu iri kuvuga ni kujyanye na relationship byatwara igihe kingana gute kugira ngo confirme ko umuntu ari uwawe mbese byasaba iki bigomba iki kugira ngo confirme ariko twavuze ko turi bubirebeho mu buryo bugera muri butatu nanone twavuze ko turi burebe mu buryo muri religion mu buryo bijyanye n'iyobokamana tukaba mu buryo buri community tukanabureba mu buryo bujyanye no mu buryo bujyanye n'imitekerereze n'uburyo umuntu abona ibintu bisaba iki bitwara igihe kingana gute yego bigomba iki bisaba iki harimo twavuze ibintu bitatu okay turagenda tubyibuka process ni ibyo ngibyo okay so no se strong iyo bavuze relationship bigomba iki numva partnership numva nyine teamwork nyine abantu babiri nyine bifuza gutangira urugendo hamwe ndetse bakazanakomeza yego nibyo ngibyo iyo abantu bahisemo kujya muri relationship ni igihe abantu babiri bemeranyijwe ko bagize igitekerezo cy'uko bagiye gutangira urugendo rwo gukundana babiri bakaba ari opposite sex bakaba ari batandukanye umwe ari umuhungu undi ari umukobwa bakaba batangiye gukundana kandi urukundo rwabo rufite intumbero cyangwa purpose rufite intego bishatse kuvuga iki nimba uzi ko uri mu rukundo n'umuntu muzi ko urukundo rwanyu nta ntego rufite stop it ibintu rwose mubihagarike relationship ni igihe abantu bari mu rukundo ariko bafite intumbero abantu muzi ko muri mu rukundo mudafite purpose mumenye yuko urwo atari urukundo ni ibindi bintu byitwa ntabwo tuzi uko byitwa ariko nanone birashoboka ko intumbero z'abantu ziba zitandukanye ariko twebwe urukundo turi kuvuga hano ni urukundo rw'abantu bafite intumbero yo kuzabana urukundo rufite intumbero yo kuzabana harimo abantu bajya mu rukundo bavuga ngo ntabwo nshaka kuba bored nshaka kuba mfite address nshaka kuba mfite umuntu tuba turi kumwe nakumva ni bored nkamuvugisha nakumva nkeneye umuntu wo guhobera nkamuhobera nakumva nkeneye umuntu wo gusoma nkabona wo gusoma just iyo ngiyo ariyo purpose yawe urwo si rwo rukundo turi kuvuga hano turi kuvuga urukundo rufite intumbero yo kugera kuri final point ya nyuma ariyo point yo kugeza gute yo kubana reka tujye rero muri religion tujye mu bijyanye n'iyobokamana mu iyobokamana hari icyo bisaba iyo ugiye gushaka umuntu mukundana
strong wumva ari nk'igiki cya mbere cyabahera ku muntu dukundana kugira ngo uvuge ngo uyu muntu ndebera ko dukundana. Okay, ikintu cya mbere ndeberaho ku giti cyanjye umuntu afite kunkunda. No, icyo waheraho. Icyo naheraho nyine mu myumvire yanjye nangwa kuri umuntu. Ikintu giheraho. Ikintu mperaho nyine of course ngiye mba nshaka kumenya umuntu ngiye kubana nawe n'indi. Yeah. So ndashaka kuvuga muri religion mu iyobokamana duhera ku cyitwa gusengera umuntu muzabana cyangwa umuntu muzakundana. Mu iyobokamana wasanga uyu munsi uri umukobwa urengeje imyaka 20 utaratangira gusengera umuntu muzabana. Ni ikibazo gikomeye cyane. Turi muri religion, turi mu iyobokamana. Tangira usengere umuntu wawe. No bango no buri kumusengera babantu baza badafite gahunda Imana izagiye bagende batembereze niyo baje i Kigali bavuye i Muhanga bagende baci Bugesera ibatembereze kubera kuri mwo uragenda uzahure n'umuntu uri real person. Turi muri religion no kubanza gusengera umuntu ugenze gute muzakundana kugira Imana kubera ko hari igihe abantu baravuga igiti kirimo imbuto inyoni zose ziraza zikagwaho. So no gusenga kugira ngo hazaza umuntu real person, hazaza inyoni imwe nzima yayindi nyine bihura. So no kubanza mu buryo buri religion no kubanza kubisengera. Icya kabiri no kubanza gutekereza ngo nyuma yo gusengera uyu muntu ese nzamukura he. Bivuze ngo niba wamusengera urasenga uwo muntu uzamuvana he. Umuntu umwe yaravuze ngo niyo nashaka umugabo cyangwa umudamu ntarenge gukoresha imvugo itari nziza wenda utari mwiza ariko at least namukuye mu rusengero. Uratekereza ngo ufite nk'umugabo mwahuriye mu kabari kubyumva gute strong? Uvuze gushinza nibuka akantu bahejeje undi muri groupe yacu baravuga ngo nyine ngo bavuga ngo abantu bo mu rusengero ngo tujya mu rusengero bisa nk'ibitaro kandi ntabwo ko abarwayi bose bajya respondinga ku miti nyine. So obviously umuntu wo mu rusengero nyine niwe nahitamo nyine kuko namusanze ahantu heza hafite intumbero nziza kuko tujya mu rusengero dufite nyine ibyifuzo byiza. Uwo mu kabari of course that's a no but biterwa n'ukuntu umuntu abaho n'umuntu ukuntu amuzi, but obviously I would choose umuntu wo mu rusengero. Turi ku kintu kijyanye na religion. Nimba uzi ko uri umukristo cyangwa uri umuyisilamu please pray for that. Banza ubisengere ubaze Imana koko ese uyu muntu uje ni uwanjye, ese uyu niwe nasengeye. Ni gute umuntu amenya ko wasengeye ari wo nyawo like ari wuje gutumye tukaba ati uyu niwe nasengeye? How can you tell? I can give you ngenda afite experience. Buri muntu wese afite experience yiwe cyangwa buri wese afite ukuntu yumva ibintu bye. Ushobora kuba umuntu ashobora kukugeraho then ukabona wenda wanamukunda, you never know. Ukabona wanamukunda ndi kuva mu bigo abakobwa uko mwege murateretwa ntabwo mutereta, okay? Ukabona wanamukunda ariko uko mugenda uko ugenda ubisengera iyo ari umuntu wawe reka mbabwire no password y'uri umunyamasengesho akaba ari umuntu wawe, more you pray for it more you love him. Iyo ari umuntu wawe more you pray for it, iyo atari umuntu wawe more you feel you are far from him. You get what I mean? Uko umusengera iyo ari umuntu wawe uko ukomeza umusengera ukomeza wumva ugenda umukunda. That's my experience. I don't know your experience. Iyo atari umuntu wawe uko ukomeza umusengera ni kugenda wumva ujya kure ye ahubwo n'agakundo wumva gufite ukumva kagenda kubera ko urimo urasenga Imana wibaza ngo does he or she that person ni umuntu nyawe. Kuri experience yanjye uko ukomeza kumusengera
iyo ari wa muntu wawe ukomeza kumukunda ahubwo urukundo Imana ikarumultiplia rukikora rukaba rwinshi. Then iyo rero atari uwawe uko umusengera ugenda wumva uri kujya kure ye pe. Iyo ni my experience. I don't know your experience. Iyo ni experience yanjye. Ndagira ibibazo pe kuko nayo ndi kwigira ngaho. None se ukuri kumusenga nyine kuvugira ngo mu work closer nyine to that person bisobanuye ko nawe ari kugukunda nangwa bizayende ngapfa ari wowe wenyine umukunda. Donc no, ndi kuvuga cya especially kuri mwebwe b'abakobwa kubera ko mwebwe umuntu wakwaproach inzore dera gukunda yakubwiye ko gukunda and then nyuma yo kukubwira ko gukunda so nawe ugiye gukomplima ko ari wa muntu wawe nje mu masengesho nje ndi kuvuga experience yanjye ntabwo ihuye n'iyawe nandi kuguha urugero rwanjye ushobora kuba ari urwanjye ntabwo ruhuye n'urwawe nawe ushobora kuba ufite experience yawe. I don't know, ushobora no gusanga utaragira iyo experience yo gufata igihe usengera uwo muntu wibaza Imana nimba ari right person ari umuntu w'ukuri. It was my experience. Icyo kintu rero kirajyanishanya n'iki ubwo nari ndi kureba mu makuru twatangiye tuvuga iyo ubonye umuntu wasenye nandi kureba amakuru nzanga umwe muri uwo muntu wase ntabwo nshaka kuvuga izina rye umugabo we ashobora kuba yari umuyisilamu. Abayisilamu baba bafite uburenganzira bwo gushaka abadamu benshi mu gihe ushoboye kubatunga. So mu buryo buri religion ni byiza gushakana n'umuntu muhuje kwizera. I don't know if you get that point. I get the point. Gushakana n'umuntu muhuje kwizera ni ingenzi cyane. Turacyari muri religion cyangwa mu by'iyobokamana. Reka dufate urugero. Njyewe Raymond ndi umudivantiste. So Strong ni umucatholic. Njyewe ndi umudivantiste w'isabato niko bajya batwita. Strong ni umucatholic wo ku cyumweru. Turashakanye tugeze mu rugo ku isabato nkabyuka nkabwira Strong byuka unterere ipasi ngiye gusenga. Akabyuka kanegurira nkajya gusenga. Ku cyumweru Strong nawe agiye gusenga asize mu rugo. Eka turabyaye Imana iduha umugisha tubyaye abana babiri. Umwe wanjye ayobotse imyizerere yanjye abaye umudivantiste. Undi nawe ayobotse imyizerere yande ya mama we abaye umukatoliki. Then numva ngo babana hagati hajemo division. Umwe n'uwa nyina undi n'uwase. Hagati aho muri bo uyu nguyu yakurikiye se uyu nguyu yakurikira nyina numva ngo hazemo kind of division mu rugo. I'm sorry no kugera igihe cyo gicaniro igihe cyo gusenga umwe afata ishapure undi nafata igitabo cyo guhimbaza Imana. Imagine ni ibintu bidahura. Ibyo ngibyo bicreating a confusion mu bana. Ibyo bintu bicreating a confusion ikomeye cyane ni ibintu bidahura. Ni byiza rero yuko ushakana n'umuntu mugenje gute uje kwizera. Mu mutwanya sazamo umugabo witwa Yakobo. Yakobo ngo yateretaga uwitwa Rahabu. Yakobo rwose ajya gutereta uzi ko Yakobo yamaze imyaka irenga 15 atereta ari gutereta 15 niyo 15 yashikanye ku masezerano 15 yose. I'm sorry nta kibazo meze neza. So nyabuna turi mu buryo bwa theology mu buryo bw'iyobokamana turabasabye ushakana n'umuntu muhuje kugenda gute kwizera. Subwo twakwibuka ko yongengo nizere ko mwayumvise kuko ngewe rwose nigiyeho byinshi ushakana n'umuntu muhuje kwizera ni ingenzi cyane. Tujye mu buryo rero buri community mu buryo muri ahantu utuye abantu muhuje. Nagira ngo ntagire mvuga ngo nimba ukunda kunywa inzoga washakana n'umugore nawe uzikunda
ukunda akabari genda mu kabari habamo abakobwa ushaka umukobwa ikibazo hano kiri rero umugabo wikundira gusinda aba yiragira agakobwa k'akadive iyo kubwira ibintu byarahindutse rero ubu ntago baba bashaka kugenda n'abantu bahuje ya umugabo wikundira abagore aba yishakira agakobwa kandi katazi iyo biva n'iyo bijya umugabo ukunda akabari ashaka umukobwa w'umudive wa wundi wakuriye mu badive utanywa inzoga ibyo ni ibintu bibiri bihabanye urabizi unywa inzoga utaha wasinze ariko uri gushaka iki agakobwa k'akadive kameze nka gasitronge ni ikibazo gikomeye ko muzagera mu rugo uzamubera umutwaro ntabwo yamenyereye inzoga urataha wasinze nurangiza utaha wasinze muraryama mu mashuka amwe muraryama muri bedikava imwe nirurangiza uranumuhumekera inzoga atangire yicuza impamvu byagenze gutyo yumve yibaza impamvu kandi mwana ashakanye abizi kuzinywa ntabwo waramubeshye icyo nacyo ni ikindi kintu kuko ashobora kukwihishamo mu gihe muri kudetingana biri buhure na cya gihe mugomba kumara muri mu rukundo kubera ko icyo gihe uraza kuba uri kumwiga umumenye biranashoboka yuko yakwihishamo ariko se nakwihishamo bwo uraza kugera kuki uraza nyine birafata igihe kingana gute ni ingenzi rero gufata igihe kandi ni ingenzi kumenya umuntu mugiye kubana mbere ko mubana ubwo nari ndi kureba amakuru rero naje gusanga wa muntu gushakana n'umuntu utazi se gushakana n'umuntu utazi nyina utazi murumuna we utazi mukuru we utazi mwene wabo utanazi ko afite umuryango muri rusange utanazi ko afite n'undi muryango unazi me how is that even possible ibyo bintu bihwanye no kwicukurira icyobo kugira ngo uzakigwemo ibyo bintu bibaho gute njye nta hari ibintu yafashe kumva ni ibintu bitumvikana ni ibintu bidashoboka kunyikije indirimbo yitwa Daria nzayikumvisha abesha umuntu nyine arakunda ngo nta miryango afite ngo mbese nubwo ngo uzabera mu nshuti nyine mu nshuti z'imiryango kumbe nyine afite umubyeyi nyine adashaka kwerekana ko akunda n'abandi icyo ni ikibazo bantu umenye umuryango w'umuntu niyo mpamvu mu muco nyarwanda mu muco w'abanyafurika habagamo kuranga kubanza umenye inshuti z'umuntu mukundana banza umenye umuryango w'umuntu mukundana banza umenye ese ugiye gushaka he ni ikibazo gikomeye cyane kutamenya aho ugiye gushaka nabyo ni ikindi kibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ubu ngubu bisigaye bigoye kuranga kubera ko tuvuge umuntu umwe avuye i Kibungo undi avuye iwacu ku Gikongoro undi avuye i Nyanza undi avuye mwese muhura i Kigali mwaje gushakisha ubuzima murahahuriye ariko ni ngombwa ngo mufate igihe mujye gusura imiryango umenye abavandimwe b'uwo muntu umenye ababyeyi b'uwo muntu mumenyane papa nyine twagiraga abashitsi igihe cyose aje n'umushitsi nyine w'igitsina gabo akamubaza ngo urinde uruwande uturutse buri gihe nkavuga se nyine nkumva nyine mbese feels uncomfortable papa uburyo umubyeyi ari umubyeyi abazi n'ibyo ari gukora abazi kubera ko afite inkumi aba strong aba afite inkumi niyo mpamvu ni ngombwa ko umenyana n'umuntu mugiye kubana ni ngombwa rwose ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu ugomba kumenya nubona umusore mukundana cyangwa inkumi mukundana idashaka kukwereka abavandimwe be adashaka kukwereka ababyeyi be adashaka kukwereka some parts of the family you need ready for a big one gira gute genze gute ubireke ikindi nimba ukundana n'umuntu ukaba uhora ubona kote positive ye ukajya ubona uruhande rwiza gusa nta kandi garara kukwereka umuntu mukundanye umwaka wose nturamubona yarakaye umuntu mukundanye umwaka wose urabona yababaye umuntu mukundanye umwaka wose ntarakubwiraga ibisimbikunda ntazemera ariko ngo no online kuko sinumvisha uburyo wakundana n'umuntu in person ngo icyo gihe cyose kimara utaramubona mbese muri urwo ruhande ikindi namva nabwira cyane especially abakobwa inshuti zanjye nayo
ikintu cyitwa gift, impano Ah. ntizikajye zibaho mu maso. Ushobora kugurira iPhone nkayigura nkayikuzanira nkayiguha, then you confirm ko ngukunda. No. Abago ngo Raymond ngo yangura iPhone ngo 15 Pro Max ngo ayiguze $1,200 cy'idolari ngo ntabwo yakwikura amafaranga atankunda. No. Gift ziri guhuma amaso abana b'abakobwa. Gift. Umusore afite ubushobozi bwo kugurira imodoka, arakugurira Prius $6,000 arayiguhaye, and then you confirm ko gukunda. No. Amafaranga arashira agashaka abana ba mama. Mwihumwa na gift. Nibo ndareba ibiganiro biri kuvugwa, naje gusanga ngo umusore ngo yaravuye muri Burkina Faso ngo azanye ngo iPhone 16 Pro Max ngo azihereza abana. What does it mean? 16 Pro Max ukayigurana ubuzima bwawe bwose. Imagine. Abantu benshi ntabwo bajya batekereza ko umuntu uhisemo ko mugiye kubana igihe kirekire kuruta icyo umaze ubayeho. None amaze sasa ari kubyara. Tekereza none icyo gihe cyose kimaze ufite ako gahinda kubera just iPhone Pro Max. It doesn't make sense. Ntabwo rwose impano ndabasabye bakobwa inshuti zanjye, impano ni nziza ziranezeza, ariko impano ni na ngombwa mu bantu bakundana kuzihana. Ariko impano ntizibagire blind ngo zibahuma amaso, kuko umuntu wese uguha impano ntabwo aribyo byatuma ukomprima ko agukunda. Ntabwo aribyo rwose. Bakobwa inshuti zanjye, turi inshuti. Impano turabizi muri romantique mugira amarangamutima hafi, turabizi cyane. Niyo mpamvu na Bibiliya yavuze ngo abakobwa ngo ni inzabya zoroshye, kuko natwe turabizi ko muri inzabya zoroshye. Niyo mpamvu tubagurira izo iPhone. Niyo mpamvu bigatuma mwisanga mwakoze amahitamo mabi, mukajya ku ma Instagram yanyu mukajya kwandika ngo I know I made a bad decision. Icyo kintu rwose, impano ni nziza ku bantu bakundana, ariko nanone ntizigenze gute, ntizibahuma amaso. Ya ikindi kintu twe twavuze ko tuvuga ku kindi, mbese bifite kumara igihe kingana gute? Yego, bifite kumara igihe kingana gute. Iyo tugendeye ku bitabo, Ellen G. White yanditse ko bitakagombye kujya munsi y'amezi 6. Ntabwo byagombye kujya munsi y'amezi 6 uri muri talking stage, muri kuganira n'umuntu mukundana, kugira ngo umenye ibyo akunda, umenye ibyo adakunda, umenye ibyo yanga. Ugomba kugira igihe gihagije cyo kumenya uwo muntu, ukakimenya, ukamenya ibyo uzakira, uzashobora n'ibyo utazashobora. Wabona hari ibyo utazashobora ukavuga ngo bivuyemo. Sitoro wowe wumva cyamara nk'igihe kingana gute? I mean, I feel like amezi 6 ni minimum nziza, gusa byaterwa umuntu turi kumwe nangwa ari long distance. Long distance rero nayo ni indi case, nayo twavugaho ku rukundo rw'abantu umwe ari hano muri Amerika, undi ari muri Afurika. Rwarananiye urukundo rwakure. Ari umuntu nsanzwe nzi, uragoye. ari umuntu nyine nsanzwe mbana nawe mu buzima bwa buri munsi, amezi 6 yabahagije. Amezi 6. Ariko ari umuntu mpuye naho kanya, I feel like n'amezi 6 yaba ari makeya. So muri kubyumva ko rero ntabwo ari igihe gito, amezi 6 ni igice cy'umwaka uvugana n'umuntu, umuhura, akujyana akwereka inshuti ze. Kandi mubyibuke ko umunyarwanda yavuze ngo nyereka abo mugendana, nanjye ndakwereka ndakubwira uwo uriwe. Bitewe n'abantu mugenda, ukamenya abashuti be, ukamenya buri kimwe cyose kuri uwo muntu. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ukugerageza kuba honest mu rukundo.
udahidinga something, udaciye ku ruhande nta gushira Yeah. filter ku kintu ngo namubabaza nawe sinawe atambabaza kuko yeah, nutamubwiza uko kuri nyuma akazagufana ingato nawe simwe ugasanga hari nk'ikintu let's say nkunda ibirayi Raymond ni umugabo ntabwo abikunda ariko Yeah. nyine ntabwo ambwiye ko atabikunda ntiyamura mbiteka buri munsi Raymond ari kubara silently like ari kubara bwihishwa wenyine njye ari ndanga nibereho neza ntazi what's going on. So communicate your feelings zaba mbi Exactly. zaba nziza Before. zivuge, that's how nyine muzagenda kumenyana kugira ngo atazaga ikintu kubatungura nyuma ukafata iyo menya iraguma. Yeah. Yego abantu bazaga ndi umukecuru nyavuga imigani muri iyi minsi Iyo dufite menyera ikibazo guba gikomeye pe. pe ni ukuri divorce ziri kujya kungana n'ubukwe bwabaye, ubukwe bwabaye buri kujya kungana na divorce zabaye. Ibyo bintu ni ibintu biri so weird, ni ibintu rwose bitari byiza na gatoya. Kuko iyo turebye Imana iri kurema hari institution yatangije, harimo ubukwe nabwo buri mu kintu Imana yatangije, hari ubukwe izo ni institution zatangiye muri Eden, ibintu byatangiye Imana yakiriyeho muri Eden. Ni ukuvuga ngo mu mugambi w'Imana nuko abantu babana akaramata, mu bintu Imana yatekereje mu migambi yayo ntabwo yigeze itekereza divorce, ntabwo yatekereje divorce. Ariko uyu munsi hano muri Amerika ubwo byateye imbere, abantu bari kujya gusinya amasezerano yo kubanya ya contract atari permanent. Abati strobe tugiye kubana rero imyaka 5 turebe ko bikunda, niba nibirangira tumenanye neza turongera tubane indi 5 turongera nitumara nka 20 none tuzasenya permanent kuko twabonye ni gute waba ufite amahoro y'umutima ubaye huryo koko wabaho gute Ni gutyo gute? uwo muntu koko uri kubyumva gute? Nta mahoro arimo, nta mahoro arimo. Nyabuna umuntu uri guteganya gushaka gushinga urugo, be honest, bo munyakuri, ufungukire umuntu mukundana, mufungukire pe, nawe agufungukire, mumenyane, utagira ibintu bisha. uzadafungukira abagenzi babo. I feel like ni bantu basa ubundi iyo ukunda umuntu namwisanzuraho, Cyane. iyo ukunda umuntu mwisanzuraho utishishe, bivuze ngo niba utari kwisanzura ku muntu mukundana Menya ko harimo ikibazo. harimo ikibazo gikomeye cyane. Rero nubona inshuti yawe nawe umuntu mukundana ari gutuma ufinga uncomfortable iyo bati nimbwira Raymond ko Inzoga. aranyanga, nimbwira Raymond ko nkunda ibisuko aranyanga, mbese numva izo mbogamizi zirimo uzamenye ko umuntu rwose harimo ikibazo gikomeye cyane. Umuntu mukundana usanga no gukora ibintu around that person utanazi ko wari uzi kuziga unakora na rimwe, mbese ugasanga uri kwisanzura bimwe birenze kubera iki kubera ko ari rwa open space ituma ufinga comfortable. Umuntu umwe nabonye ari gukora ikiganiro aravuga ngo umudamu wanjye mbere uko aba umudamu wanjye ni inshuti yanjye magara. You get a point? Yes. Kuba best friend, kuba inshuti magara, kuba inshuti ziri close bituma babanza kwisanzuranaho freely. Kubera ko narabibonye nandi kureba ikiganiro baravuga ngo best friend wanjye njya mubwira ibintu ntabwira girlfriend wanjye. You get? Aravuga ngo my best friend afite amakuru menshi ahagije kuri nge kurusha yo girlfriend wanjye afite. Ukagira ngo yo best friend wawe niwe muzabana. Niyo mpamvu rero umuntu mukundana yagombye kuba best friend wawe, akaba inshuti yawe magara, ukaba open kuri we nawe akaba open kuri wowe, then mwamara kuvuga inshuti magara mugakundana. Kandi kuko iyo mwabaye inshuti magara ni ukuvuga ngo nta gutandukana, n'ibindi byose bigenda byizana niyo usanga ahantu urukundo rurihangana kubera ko nyine byinshi wagiye umenya mbere yuko mufata umwanzuro wo kugenda mu rukundo rurihangana cyane. ahubwo se mbese nibuka akantu hari bagirwa abantu bavuga ati bajya mu rukundo bavuga ati sinkuza ko nzira gukunda, bakiga gukunda no kuba barugezemo bo urabumva. Njyewe rero ntabwo mbizi, iyo umuntu avuze ngo ntabwo nkuzi ariko ngo nzabyiga kugukunda,
urwo rukundo ntabwo njye ubwo ni ngo ndwizera love at first sight. ya Oh, ntabwo njye mbyizera Mm. kubera ko umuntu muzahuza umubona munagihura mutya Mm. hari abantu bagira fancy impression akikubona akabona ushobora kuzaba umuntu we ariko uzi kuvuga ngo ngiye kwiga kugukunda Mm. ni ukuvuga ngo ni hahandi usanga umuntu yagufasha agushyira muri wallpaper ya telefone ye akakugira password kugira ngo yige kugukunda no That's toxic. no ibyo bintu ntabwo ari byo rwose urukundo ni ikintu Imana yaremanye umuntu urukundo ni ikintu Imana yaremanye umuntu ahubwo urukundo wakundaga umuntu rurexpandinga rukiyongera then ukamukunda cyane kurushaho ari ukuvuga ngo ngiye kwiga from zero From zero. gutangira kuri zero ngukunde niyo gukunda ntabwo ibyo urwo rukundo ntabwo ndwizera. Okay. Yeah. Have you ever been in love? Have I ever been in love? I have. Yeah. Wadusharing experience natwe abakunzi bakurikira That's a Strong long time ago. yababwira how was it urukundo ni rwiza. byari byatestingaga gute Sha urukundo ni rwiza pe. Iyo urimo n'umuntu mujyanye nyine mwumvikana mushira hamwe mwembi mukundana kuko hari ura n'umuntu mukunda ariko utagukunda. So ariko ngewe I had a great experience muri relationship mperuka kubamo. It was beautiful. byari byiza It was very beautiful. wow It was very Wow. beautiful. mwabyumvise rero It was very beautiful. mwabyumvise yararyohewe Nararyohewe. urukundo ni ikintu Imana yashyize mu bantu kandi kugira ngo abantu banezerwe bari muri cyo cyane. niba uzi ko uri mu rukundo ukajya uhora wababaye icyo ni ikindi kintu ntabwo ari urukundo Ibaze wagushimisha wari ukwiye gushimisha akaba ari uri kukubabaza. ya Ibaze kandi ukabyihanganira. impamvu biriva ngo urukundo rurihangana kandi rukababarira Mm. umuntu mukundana nawe umukunda iyo yanakubabaje ugira umutima wo kumubabarira vuba Yeah. ku mutima wawe ukamubabarira kubera ko umukunda ariko mu gihe ubona hasi hejuru igitondo n'ikigoro hasi hejuru then washaka n'umutima wo kumubabara ukumva uri kurwana na wawe ubuze hari igihe ushobora gusanga uri ahantu hatariho It will end in tears. rwanda sinzi hano bwabaye ko birangirira mu marira ariko hari n'igihe birangirira mu byishimo Yeah. nabonye ubukwe bwinshi njya nkunda kureba ubukwe ariko bwa bukwe nakubwiraga nibwo bukwe nabonye butaranzwe no guseka ari resi we biriya bintu ni ibiki ubukwe bukaba ukaba n'umugore wawe ari guseka yishimye naho wowe nta no kumwenyura nta no kumwenyura uzi ko ntari kwibika iryinyo ry'uriya muntu ntamenye ntaryo gusa yakifite atamenya rwose reka mbabwire Yeah. hano muteganya gushinga urugo Oh, mufate my. igihe mwige ku bantu mugiye gushinga n'urugo mufate igihe mwige ku bantu mugiye gushinga n'urugo stroke buriya ntitwanasoreza hano ra sha umva ibyo twabuze habwirwa benshi bakumva beneyo ya Habwirwa ndikumva benshi. twasoreza hano ariko uri umukristo uri umuyisilamu cyangwa ufite indi myizerere fata igihe usengera umuntu mugiye kujya muri relationship iyo reka mvuge ko ari max fata igihe usengera umuntu ugiye kujya muri relationship fata igihe wiga uwo muntu fata igihe umenye umuryango avamo fata igihe cyawe umenye inshuti ze nawe umenye nimba uri ready ariko are you ready nawe umenye kuri exactly no are you ready kuko hari igihe ashobora kuza wenda ibyo byose warabisenga nawe ego ntabwo ajya gusengera umuntu utari ready wenda mba muri iyo research yose uri gukora nyine muri iyo process yose uri gukora nawe banza wisuzume are you ready umve kuri ready kuko relationship izana na byinshi bitoroshye bisaba imbaraga z'umuntu no kwihangana kwe kose no gukomera na schedule nge rero ngiye guteza ku by'urukundo mpita kuri schedule yanjye ngasanga iruzuye ngavuga ati nuko abanyamerika babayeho ati oya we ariko kuri schedule bakora nta mwanya wo kuvugisha boyfriend ko uri hezeho navuga ishyiga kandi koko kuri hezeho turagira bihezeho we ntabwo nshaka kubitekereza ya ndi kumva rero twasoreza
so strong turimo turegera impera z'umwaka urateganya se muri vacances kusohokera hera kutaduha invitation z'iminsi mikuru ngo n'abakunzi bawe bazaza muri vacances nzasohokera hera ko nzaba ndi hano kumwe nawe muri vacances uzaba ukiri hano keza n'utaganda gutaha muri vacances ncewe nshobora kuzajya mu rugo aho nk'icyumweru kimwe gusa ntabwo ari muri Afurika nzajya North Carolina mbere nk'icyumweru kimwe ngaruke ubwo icyo cyumweru kimuzagaruka nsange nta gapati turi gutegura patiki se n'ikirekire k'iminsi mikuru kuko urumva tugeze mu kwa 12 uko biri kose turi hafi kuhagera abakunzi bawe bagukurikirana ntabwo nta kibazo tuzaba duhari tuzabaganiriza tubaha ibiganiro byinshi iwanjye ni hafi nkahumekerayo nkakora nkakororerayo ubwo nzajya mu rugo njye gutajya bazaba bateguye ngaho ngo ku bundi tuba tubaha ibiganiro ushobora kuba mwumva ufite igitekerezo ku byo twavuze cyangwa se wumva hari indi topic ushaka ko twazaganiraho ubutaha twazayiteguraho tukabaganiriza kuri iyo topic. Bano bantu bacu ukuntu ari beza turabashimiye turabakunda ni ukuri bisereke mujye mukomeza mubane natwe musharinga ibiganiro byacu n'abandi babibone kandi turebe ko hari icyo byafasha kuri community yacu ku bantu bose bumva ikinyarwanda aho baherereye hose kugira ngo bigire icyo bibafasha. Twasoreza hano ibaze ukuntu uri gusoza ikiganiro atari ryo bagita oya no urabyeme njye narinda hano nukuri nk'umunyeshuri pe biri serire ngiye baranigiyeho byinshi nizeye ko nawe ariya nabo bigiyeho byinshi nukuri pe tubasabira umugisha Imana ibaho umugisha kandi muze kugira weekend nziza. See you guys.